Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi. Nkuko mubimenyereye ani amasaha meza na amasaha y'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi twahageze rero. Aha turi ni mu gishanga cya Ruboroga, ni igishanga gihuza umurenge wa Mugina ndetse n'umurenge wa Rugarika, ni mu karere ka Kamonyi. Nkuko mubibona turi mu gikorwa cyo gusarura. No gusarura umusaruro w'igihembwe cy'ihinga se. Ni igihembwe cya 2020. Ikiganiro ni Tera Intambwe Muhinzi. Icyo usabwa wowe ni kimwe gusa, no kutava imbere ya televiziyo yawe. Tuguhaye ikaze. Kuri ubu rero ku musaruro uko duhagaze, ntekereza ko nk'uko mubibona uyu musaruro muri make twarawishimiye. Ukuntu twawishimiye ni uko twahingaga mu bihe byatambutse n'umusaruro twabonaga bitandukanye n'uwo twabonye ubu ngubu. Igihembwe cy'ihinga se cyangwa igihembwe cy'ihinga cya gatatu ni igihembwe cyagenze gute kuri koperative Indatwa? Kuri koperative Indatwa cyane cyane buriya kugira ngo tumenye neza uko igihembwe cyagenze tubirebera ku banyamuryango. Abanyamuryango bacu burya iyo sezo yagenze neza uhita unabibabonaho. Sezo se rero yagenze neza. Uburyo yagenze neza nuko amafaranga yariyongereye. Kwiyongera kw'amafaranga byaturutse ku kwiyongera k'umusaruro babonye. Umusaruro babonye kugira ngo wiyongere byaturutse ku kumva inama bagirwa n'ubuyobozi bwa koperative, bagirwa n'abagoronome dufite cyane cyane buriya nshimira na Horeko. Horeko yadufashije cyane iduha mu agoronome bita Nsabimana Jean Claude yadufashije cyane kugira ngo tuzamure umusaruro. Mu kuzamura umusaruro byatumye abanyamuryango bishima, babona amafaranga arenze ayo bajyaga babona. Uravuze ati babonye amafaranga, ati twanabirebeye ku banyamuryango ku buryo bw'agafaranga, ariko muracyari gusarura amafaranga. Cyari gusarura amafaranga barayabonye kuko ibi turimo dusarura koperative yarabaguriye ibaha amafaranga, ariko amafaranga yabahaye amafaranga ikurikije kuko koperative nk'umucuruzi, koperative ni ikigo cy'ubucuruzi. Koperative nk'umucuruzi yafashe amafaranga igura nayo iyo myaka kugira ngo irebe ko ari inyungu yakuramo. Ariko abanyamuryango babonye kuri ayo mafaranga bavuga ko ari hejuru yawe bajyaga babona, bitewe n'uko mu mirima yabo wajyagamo ugasanga harimo amafaranga n'ibyo, ariko akaba ari make bitewe n'umusaruro urimo. Ariko umusaruro wabonetse no mwaka wo wari mwinshi bituma n'amafaranga abanyamuryango babona bamenshi. Igihembwe cy'ihinga se ni igihembwe kidakunzwe guhingwa n'abantu benshi. Mwebwe ni igihembwe muvuze ko cyabagendekeye neza cyane. Igihembwe cy'ihinga cya gatatu gitandukanye he n'ibyo bindi? Sezo se rero urimo uvuga aho itandukaniye na sezo A na sezo B. Sezo se isaba ibishoro byinshi. Isaba ibishoro byinshi, ariko kuko isaba ibishoro byinshi ni nako ibamo inyungu nyinshi. Kuko nk'ubu ngubu kuri block duhinga block ifite R5. Kuri R5 ushobora gusanga umuhinzi ashoyemo byibuza amafaranga make ashoboka. Wa wundi wenda tuvuga ngo ntabwo yakoze neza, uretse ko nabyo dushaka kubikosora abantu bose bakajya bakora bimwe. Yasoyemo amafaranga 70,000, ariko wakoze ibishoboka byose ashoramo 90,000. Aho bitandukaniye nuko niba umuntu yashoye 90,000 akaba ashobora gusarura 250. Ntekereza ko uwari wese wabyumva yakumva ko aho hantu ushobora kuzasanga nimba ari n'umucuruzi runaka bati ntabwo ncuruza ariko reka njye guhinga. Iki gihembwe ni igihembwe cy'ihinga cyakorwaga cyangwa twahingaga igihe abantu benshi bari muri gahunda ya guma mu rugo. Yego. Bamwe imirimo yarahagaze, abandi ntibakora uko bari bagakwiye gukora, ariko abahinzi bo bakomeje gukora. Ntabwo ibyo bintu byarabaye inzitizi ku bahinzi, ese niba bitarabaye inzitizi byagenze bite? Inzitizi zo zajemo zizamo, ariko nubwo zajemo urabizi neza ko baravugaga ngo nubwo twirindaga covid, bavuga ngo ibintu bijyanye n'imirimo y'ubuhinzi abantu ntibajya guhinga, ejo hatazavuka ikibazo cy'inzara kubera ko abantu bagumye mu rugo. Bahinge ariko bubahiriza amabwiriza yo kwirinda covid. Twarabikoze rero, abahinzi barahinga, gusa imbogamizi yajemo nuko ubu ngubu ibi bitunguru urimo ubona nubwo twabihinze ku buso bungana na hegitari 54, ntabwo ariko twifuza kubikora kubera ko hari igihe cyagezemo imiramira irabura ku masoko, twayishaka tukayibura,
bituma ubuso twateganyaga guhingaho ibitunguru tutabuhinga bwose bitewe n'icyorezo cya covid cyatumye wenda urujya n'uruza rw'ibintu ngo byinjiraga mu gihugu, imirama yashize, abahinzi bayikeneye bayibuze, bituma bayibonye mbere aribo bakora, mbese imbogamizi yajemo niyo ngiyo. Muri iki gishanga cya Ruboroga hahinzwe iki? Mwahinzemo iki usibye ibitunguru? Usibye ibitunguru harimo amashu, twahinze kokombure, duhinga intoryi, duhinga n'inyanya. Ibyo byose umusaruro uko mwari muwiteze niko umusaruro wabonetse? Byarabindiye, byararenze, bihagaze bite? Uko umusaruro twari tuwiteze ntabwo ariko twawubonye. Uko tutawubonye ni impamvu n'imwe nta n'iyindi, ni uko icyorezo cya covid n'ubundi za ngaruka zakomeje kugenda ziza. Rimwe na rimwe nimba ari n'abakozi twakeneraga gukoresha aha ngaha ugasanga wenda baravuye aha ngaha baratashye, ariko kuba yava mu rugo ngo aze kuza gukorera amafaranga aha, wenda yaraturukaga mu kandi karere cyangwa mu yindi ntara, nta buryo bwo kwidepurasa afite, bituma aho gukorera n'uburyo bwo gukora busa n'ubugenze gahoro. Bituma rero wa musaruro twari twiteze utaboneka neza, kubera ko nimba twari dukeneye wenda tuvuga nimba umuntu yari buhenge bloke 5 akoresheje abakozi runaka, ugasanga ntababonye bose, bikaba byatuma ashobora kuyihinga iminsi myinshi irenze yayikoragamo nuko yabitekerezaga. Watubwiye ko umusaruro nubwo atari ko mwari muwiteze ariko nabwo mwawubonye. Twarawubonye kandi mwiza, nawo muwishimiye rwose. Wabitubwiye ko mubirebera ku banyamuryango bijyanye n'agafaranga, ariko se ibanga ni irihe? Ibanga ririmo rero nta rindi. Ibanga ririmo rya mbere kugira ngo tubone umusaruro, uriya n'umuhinzi n'inama nagira umuhinzi uwo ari we wese ni ukorera ku gihe. Burya umuhinzi ushaka kubona umusaruro, ushaka kugira ngo abone ku mafaranga, ushaka kugira ngo abone umusaruro mwiza, ni uko akorera ku gihe. Iryo banga rero ryo gukorera ku gihe dufatanije na horeko yaduhaye abagoronome badufasha umunsi ku wundi, nibo badushyizemo icyo kintu cyo gukorera ku gihe. Mu by'ukuri twarazaga tugakora nyine bisanzwe, tubabanza turi muri koperative, ariko ukaba wasanga ibintu cyitwa igihe tutagiha agaciro. Iyo uvuze igihe ni ukuza mu murima saa 12? Si ukuza mu murima saa 12, ahubwo ni ukumenya ngo se zitangira ryari, se zirangira ryari. Nicyo gihe njye nshaka kuvuga. Ntabwo ari ukuza mu murima saa 12, uretse ko nabyo buriya ushaka gutera imbere wakabaye uzinduka. Wakabaye uzinduka uvuga ati wenda nimba ari saa 11 ngomba kuba ndi mu murima, nimba ari saa 12 ngomba kuba ndi mu murima, kuko ukaba wihaye igihe, icyo gihe wayihaye ukacyubahiriza. Ariko mu bihe by'ihinga byo haba hari ibihe bigenwe, nibyo rero horeko yatwigishije, bituma wabasha kubona umusaruro uyu munsi wa none twishimiye. Uretse gukorera ku gihe, ikindi ni iki? Ikindi dukwiyeho gukorera ku gihe ni ugukoresha amafumbire. Amafumbire agenwe, nimba ari ifumbire y'imborera mu murima ukayizana ukayishyira mu murima, ifumbire mvaruganda ukayizana ukaba uyifite ukayikoresha uko bigenwe. Ibyo byose rero niyo mpamvu uriza kuza kumva nshima horeko cyane, kuza kumva nshima horeko cyane, kuko ibyo bintu byose niyo yadufashije kugira ngo bijye mu mitwe yacu, tubyumve, twumve ko bishobora kutugirira umumaro. Uwabashije gukurikiza izo nama agoronome yatugiriye yabashije kubona umusaruro kandi mwiza. Ubu ngubu buri wese arimo yigiraho avuga ati nanjye ubutaha ahubwo nzarushaho. Iyo umuntu avuze ati ibanga, iri kumena ubwo menya amabanga, ariko nubwo menya amabanga umaze kumbwira abiri, ni ugukorera ku gihe, gukoresha amafumbire. Turacyakeneye ko tumenera ku mabanga. Nibyo kuza gukomeza kumenesha amabanga, hari nayo ntari bubabwire. Hari nayo ntari bubabwire wenda ya koperative nk'umwihariko, ariko nanone nyabasangije n'abandi bakayagenderaho. Ntekereza ko byafasha n'abandi banyamuryango n'abanyarwanda benshi, bakaba nimba ari amabanga dukoresha nabo bakayamenya, bikabafasha bakazamuka, nabyo nta kibyaba bidutwaye. Igihembwe sezo se ni igihembwe, ni sezo irangwa n'izuba cyane. Izuba ryo mwahanganyemo, iri banga rya gatatu rero ngiye kukubwira. Ni ukuvuga ngo twebwe nakomeje kukubwira horeko cyane, ariko dufitanye n'undi mufatanyabikorwa hano waje kudufasha uburyo bwo kubona amazi. Igishanga cyagitunganije nibyo, ariko amazi twabonaga ntabashe kugera aho agombye kugera uko bikwiye. Dufite umufatanyabikorwa dufatanya hano umunsi ku wundi, utwitaho, unadukurikirana, tugira n'inama yita Good Neighbors, yadufashije kubona gutunganya imiyoboro y'umusozi igemura amazi mu mirima. Ayo mazi rero kugira ngo azagere mu mirima
wenda good neighbors yakoze ibyo itwubakira iyo miyoboro ishobora kugeza amazi ku mirima hariho hose, ariko natwe nka koperative dufatanyije n'umuryango w'abakoresha amazi twashyizeho uburyo bwo gusanganya ayo mazi kugira ngo imirima aho umurima uri hose ubona amazi kandi ku gihe. Tubishyira mu banyamuryango bacu kandi barabyumva baranabyishimira, nibyo byabyaye uwo musaruro. Ari ugukorera ku gihe, gukoresha amafumbire no kuhira ku gihe, ariko hakoreshejwe isaranganywa ry'amazi. Dusoza rero ikiganiro nitera intambwe muhinzi, urumva harimo gutera intambwe ukurikije iterambere ry'umuhinzi nka perezida wa koperative unareberera abanyamuryango. Iterambere ry'umuhinzi rirashoboka. Ese ubuhinzi bushobora guteza umuhinzi imbere? Icyo kirashoboka cyane. Nigeze nanakikubwira nk'ubwa ntimbo n'abacuruzi, ashobora kuba acuruza ariko akifuza kuza guhinga bitewe n'ibyo yabonye byavuye mu gishanga, byavuye mu murima. Kuko nimba ngiye nashoye 90,000 bakampa 250 mu gihe kitarenze amezi 3, wenda hagati ya 3 n'8, ufite broke zirenze imwe cyangwa ebyiri, cyane ko hano mu gishanga cyacu nk'abanyamuryango tuba dukwiye kungana, ntawemerewe kurenza broke 3. Ariko urumva uri umunyamuryango ufite broke 3 ukabona amafaranga 250 kuri buri broke 3 ni 750, kandi wenda washoyemo 200, broke 3 baguhaye amafaranga 750, washoye amafaranga 220. Washoye make yashoye 210, washoye menshi yashoye 270. Iyo nyungu ubwayo ishobora gutuma n'ucuruza hariya kuri kariya gasantere amanuka akazavuga ati ndeka nanjye ncuruje ariko nshaka n'umurima hariya, kuko ahantu inyungu ihari. Iterambere ku muhinzi rero rirashoboka. Mukunzi wa televiziyo Rwanda, by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi, twabanye kuva ku munota wa mbere kugera aya masaha. Ntabwo turasoza, turacyari kwigira hamwe, ariko kuri uyu munsi turi kuganira ku musaruro w'igihembwe cy'ihinga cya gatatu. Ni igihembwe cy'ihinga cya 2020. Ni igihembwe abahinzi benshi bahingaga, igihe bahingaga igihugu cyose cyari muri gahunda ya guma mu rugo, ariko ntabwo byigeze bihungabanya umusaruro. Nk'uko mubibona umusaruro warabonetse ku bwinshi. Ibi ngibi bikaba bifitiye n'inyungu ndetse n'abahinzi n'abaturage muri rusange. Niyo mpamvu tugiye kuganira n'umuhinzi aradusobanurira neza, cyangwa umuturage wabonye akazi muri iki gishanga yiteje imbere kandi akabifatanya n'uburyo bwo kwirinda coronavirus. Ikiganiro cyari Tera Intambwe Muhinzi, dukomeze tubane. Tubasanze mu gikorwa cyo gusarura. Ubundi igikorwa cyo gusarura gikorwa gite, mwe mubikoramo? Twebwe tugenda dusarura ibitunguru byeze, tukabifunga, tukabitunda, tukabigeza aho dubihunika. Ubusanzwe se uri muri no koperative cyangwa ni kwa gushaka ubuzima nk'uko watubwira? Ndi muri koperative. Yego. Ukaba uri no gukora nawe akazi nabyo ukabazanabira? Bitewe ko imirimo yacu yononekaye yagiye mu micanga, twe nta bushobozi, ariko aha haruguru turaza tukahakorera. Yego. Uyu musaruro muri gusarura ni uwahinzwe mu gihembwe cya gatatu cyangwa igihembwe bita se. Ni igihembwe kitakundaga guhingwa kubera izuba, kubera abantu benshi batabaga bafite uburyo bushobotse bwo kuhira. Ariko kubera ko twabonye amazi turagenda nyine dutera amazi imyaka yacu ikera. Tugereranirize mbere mutarimwa iki gihembwe mutagihinga mutegereza kwa 9 byabaga bimeze bite, ubu bimeze bite? Twahingaga nabi, tugahinga ibishyimbo bikabura amazi, ugasanga nta musaruro tubonye. Hanyuma ho mukangukiye guhinga se muri icyo gihembwe byo bihagaze bite? Urabona ko igitunguru cyacu kimeze neza. Imbaraga byasabye ni ibihe mwakoze? Ni ibiki bidasanzwe mwakoze? Urebye n'ubuyobozi bwadutunganyirije igishanga bukaduha amafumbire, nabyo bifite ikintu byateyeho kugira ngo tubone umusaruro mwiza. Uretse kuba imirima yanyu yarangiritse, ubusanzwe bushobora guhinga kino gihembwe? Kino gihembwe se ni uko imirima yacu yanonekaye, tukaba urabona ni mu mucanga, ariko nyine abafite ahakiri heza barakora. Natwe tukabakorera tukabona imibereho. Kuki se mubakorera utavuga ati nanjye reka mpinge iwanjye? Mpinge iwanjye se ko habaye mu mucanga, ureba ari amayogi. Igishanga hariya kari agace kacu cyarapfuye. Hanyuma se umusaruro mwabonye igihembwe cyabanjirije ngira ngo cyo mwarabashije guhinga. Umusaruro mwabonye ni w'iki gihembwe gitambutse, nubwo mwe mutahinze, ariko aho muri gusarura mubona bihagaze bite? Ubu nibwo heze neza. N'igitunguru cyeze ubu kirashimishije.
mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi, dukomeje kubana kuri uyu munsi turi kuganira hamwe ku musaruro w'igihembwe cy'ihinga cya 20 se. Ni umusaruro wagenze neza. Niyo mpamvu tujya kuganira n'umuyobozi wa sitasiyo ya RAB, ni sitasiyo ya Muhanga, adusobanurire neza ese igihembwe cya gatatu cyari gihagaze gite mu buhinzi. Ikiganiro cyari Tera Intambwe Muhinzi, icyo usabwa we ni uko utava imbere ya televiziyo yawe. Uyu munsi uko duhagaze ubu turi muri saison C, ndetse isarura ryayo. Hamwe barasarura, ahandi ntabwo barageza igihe cy'isarura, ariko isarura rizarangira mu matariki 15 y'ukwezi kwa 9, ibi cyangwa se mu matariki 10 z'ukwezi kwa 9 ibihingwa bivemo, hahite hajyamo noneho ibigori. Kenshi igihembwe tugiye kwinjiramo kizatangira mu kwa 9, ni igihembwe cyane cyane gikunda kuba igihembwe cy'ibigori mu bishanga n'ahandi, noneho n'ibindi bihingwa bizamo, ariko cyane ibigori ubona ari byo biba biri imbere. Kuri ubu ngubu igihembwe saison C yaba yaragenze? Saison C yagenze neza muri rusange, kubera ko abahinzi barayitabiriye, bahingira igihe, kandi bakoresheje inyongeramusaruro. Abahinzi bamaze gusobanukirwa ko bagomba gukoresha imbuto nziza, bagakoresha imborera, bagakoresha imvaruganda, bagahingira igihe, bagahinga ku mirongo, bakubahiriza ibipimo, imirongo ikaba ihanye intera zigenwe. Ibyo byose rero bamaze kubyumva. Ukurikije n'aha duhagaze urabona ko hari umusaruro ushimishije. Ibi biraturuka mu myumvire myiza y'abahinzi, bamaze gushyika ku rwego rushimishije, kubera ko hari abagoronome babana nabo umunsi ku munsi, hari n'abandi baza rimwe na rimwe. Tuvuge hari umwagoronome uhora muri iki gishanga wa Horeko, washyizweho na RAB ku bufatanye na Horeko, bajyamo kugira ngo ahoreho afasha abahinzi umunsi ku wundi. Hari agoronome w'umurenge, hakaza n'abakozi ba RAB nabo baza kubasura, hakaza abafasha imyumvire, abajyanama b'ubuhinzi. Ni ukuvuga ngo mu buhinzi hari abantu biyamamaza buhinzi benshi, ku buryo umuhinzi atabura amakuru yo guhinga neza, ngo amenye ngo bahinga gutya, babagara gutya, ifumbire bayitera gutya, iyo batera ni iyihe. Abahinzi baba bafite amakuru. Ku kijyanye no komojeho ko abantu iyi saison idakundwa guhingwa n'abahinzi benshi, by'umwihariko iba na saison yaje ihurira na gahunda ya guma mu rugo kubera icyorezo cya coronavirus. Hari icyo byahungabanyije ku buhinzi? Ese hari icyo byongereye? Bihagaze iyi gahunda ya coronavirus ikimara gushyika mu gihugu, abayobozi bakabivuga, bakabitubwira, habayeho kuguma mu rugo koko, ariko abahinzi bahabwa amabwiriza yo kutaguma mu nzu ngo bikingirane mu nzu, ahubwo bahawe amabwiriza yo kwambara agapfukamunwa, gukora isuku, bagakaraba mu ntoki inshuro nyinshi zishoboka, kwirinda kujya mu kivunge, gusanga wenda bari hamwe bacukitse. Ahubwo baravuga ngo bahabwa amabwiriza yuko site nini nk'iyi ngiyi iba bayizagaho bagahinga ari benshi, bahana intera ya metero, kuko urumva hano hantu ntabwo bavuga ngo umuntu umwe azahinga harangize, umwe arajya aha undi ajye muri metero hirya ye, nuko bakomeze bahinge bose bari muri uwo murongo kandi badakoranyeho. Nibaza guhingura, ari uwakoreraga amafaranga, ari uwahingaga mu murima we, bahingure batahe. Ari nacyo gituma ino saison C ubona dufite umusaruro mwinshi ungana gutya, kandi warahinzwe mu gihe cyaguma mu rugo. Abahinzi rero bagendeye kuri ayo mabwiriza yatowe na nyakubahwa Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, avuga ko abahinzi bagomba gukomeza bagahinga, n'aborozi bagakomeza bakorora, bakita ku matungo yabo, kugira ngo hatazagira itungo ribura ikiritunga, ribura ubwatsi, ngo nuko nyiraryo wenda yagumye mu nzu. Kuba hatarigeze habaho izo mbogamizi, harabaye iyo mbogamizi, ariko ibikorwa by'ubuhinzi bigakomeza gukorwa, n'umusaruro warazamutse. Kuri ubu ngubu umusaruro mwari mwiteze niwo mubona byasubiye inyuma, cyane ko n'iyi saison ni saison y'izuba y'impeshyi, birimo bisaba ko abahinzi buhira. Uko umusaruro mwari mwiteze niko byagenze, bihagaze gute? Navuga ko umusaruro twari twiteze ariko twawubonye, kuko nta biza twagize guhera mu kwezi kwa 5 ubwo bahingaga zino mboga. Nta biza byabaye, biba ari mu gihe cy'izuba bakoresha kuhira.
nta ndwara zabaye z'ibyorezo ngo zize zice imyaka y'abaturage. Rero umusaruro twari twiteze kugeraho twawugezeho kandi mu turere twose, ari ahangaha muri Kamonyi ndetse ari n'ahandi mu tundi turere. Dusoza rero ikiganiro cyitwa Tera Intambwe Muhinzi. Harimo iterambere ry'umuhinzi. Hamwe muba mu buhinzi umunsi ku munsi. Iterambere ry'umuhinzi rirashoboka, ese niba rishoboka bishoboka ari? Iterambere ry'umuhinzi rirashoboka cyane, kubera ko iyo umuntu yahinze gutya, icya mbere cyo bano bahinzi barabanje boroherezwa mu kubona buno butaka bwo mu gishanga. Ubundi mbere batangaga amafaranga menshi, ariko ubu ngubu batanga kuri hegitari batanga ibihumbi 4 byonyine ku mwaka. Iyo hegitari bakayihinga sezo 3. Ubwo rero ndetse ubu barimo baragerageza no guhinga na sezo ya 4. Na sezo ya 4 barebe ko mu mwaka umwe bazahingamo amasezane mu gishanga kimwe, kuko bafite amazi ntibategereje imvura. Rero navuga ngo iterambere ry'umuhinzi rirashoboka. Nkuye ku makuru mpabwa n'ijisho, nk'ibi ngibi byose urimo kureba kandi bifite isoko. Iyo umuhinzi yahinze ibyo yahinze akaba afite aho yabigurisha, icyo gihe wavuga ngo iterambere ry'uwo muhinzi rirashoboka. Inama tugira abahinzi ni uko iterambere ry'umuturage, nubwo dufite leta nziza ibitaho, ibubakira ibikorwa remezo, urabona hano hari ibikorwa remezo byinshi leta yabubakiye kubatunganyiriza kino gishanga, ariko umuhinzi azagira uruhare rukomeye cyane kwiteza imbere. Ahinga neza, guhinga neza bisobanuye gukoresha ifumbire y'imborera, gukoresha imvaruganda, gukoresha imbuto nziza, guhingira igihe, imvura yabura ugakoresha amazi nk'aya mazi ahari bakuhira. Kandi ibyo byose leta irabateganyirije ubufasha, aho ifumbire harimo nkunganire, imbuto z'ibigori haba harimo nkunganire, ndetse n'ibyo bikoresho bibafasha kuhira nabyo birimo nkunganire ya leta ingana nka 50%. Navuga ngo umuhinzi wese uhinga nahinge nka bizinesi ashaka kwiteza imbere, kuko aranashyigikiwe, ari ubuyobozi bwiza bumushyigikiye, bwifuza ko ubona ateye intambwe avuye ku rwego rumwe akagera ku rundi. Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda, by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi, twabanye kuva ku munota wa mbere kugera aya masaha. Reka ngushimire, ariko nawe ushobora kubuje ikiganiro gisoza twagusogonyeza ku byo twaganiriyeho. Ikiganiro cy'uyu munsi Tera Intambwe Muhinzi twaganiriye ku musaruro wabonetse mu gihembwe cy'ihinga C, ni igihembwe cya 2020. Twarebeye hamwe ese nubwo inzitizi zabonetse ari nyinshi, habaye gahunda ya guma mu rugo, ariko ibikorwa by'ubuhinzi byarakomorewe. Abahinzi bakomeje gukora ibikorwa umunsi ku munsi. Ese koko umusaruro waba warabonetse? Twasanze ko umusaruro wabonetse kandi ku bwinshi, ndetse umusaruro mwiza, by'umwihariko akaba ari mu gihembwe gikunda kurangwamo n'izuba. Twabonye ko mu gihe umuhinzi yitaye neza ku gihe, akuhira, agakoresha imbuto nziza, agakoresha amafumbire ya imvaruganda n'imborera, umusaruro ushobora kuboneka. Ikiganiro cy'uyu munsi nicyo twagarutseho, by'umwihariko twibanze ku mboga, yaba imboga, dodo, intoryi ndetse n'inyanya n'ibitunguru. Twabonye ko ababikoze neza bagakurikirana umunsi ku munsi, nta kabuza babonye umusaruro. Nahawe rero kwitabira guhinga n'iki gihembwe, ni igihembwe cyiza gishobora gutanga umusaruro mu gihe umuhinzi yabyitayeho. Reka gushimire rero we twabanye, nawe uje nonaha, ubutaha nakurarikira kuzaza kare, nuza amasaha uzasanga turi gusezera. Ikiganiro cyari Tera Intambwe Muhinzi, nari Kajeje. Hagize ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, wahamagara ku murongo wa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ni 41 27. Reka tugushimire, naho ubutaha. Bye bye. Komeza kunogerwa na gahunda za televiziyo y'u Rwanda, televiziyo yawe.